kuri wa gatanu urukiko rwahamije umukiriya wawe igihano byibura ruhindura inyito baravuga bati icyaha hari icyaha yahamijwe cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya aho kuba ruswa ariko kandi yarekereweho icyaha cyo kuba yarakoresheje umwanya we yari afite mu nyungu ze bwite nk'umuntu wamwunganiye kuri bar byibura mubona ibyifuzo byanyu mukurikije uko mwaburanye mu bushishozi bw'urukiko rwarabihaye agaciro kuri kangahe kwijana metre tubona byarahawe agaciro ku gipimo kinini kuko nk'iby'inyito twari twabivuzeho kandi byahawe ishingiro agashimwe tubona rero urebye ibyifuzo mu by'ukuri byahawe agaciro ku gipimo kiri hejuru cyane ku buryo twumva urebye igisigaye wenda kitahawe ishingiro n'ibijyanye n'isubika gihano yego rero ndabizi mu kanya urambaza uti murakurikizaho iki abanyarwanda baribaza eske hari kondisiyo umukiriya wawe yashyizwemo kubera nyine uko inzego zabigennye cyane z'ubugenzacyaha ari nazo yarinze ajya kuburana kirimo nyuma yo gukatirwa arimo n'abatari abanyamategeko baze ko ahise ajya muri gereza ntekereza ko hagiye ubona inkuru nyinshi zamwanditseho ariko ni ibijyanye ibyo n'ubumenyi bwite bw'abantu kondisiyo urukiko ruba rwaragennye umuntu ayikomezamo kugera urubanza rubaye itegeko iriya kondisiyo yo kuguma iwe no kutajya mu ruhame mu buryo bw'amategeko metre fasha abantu baribaza azayigumamo kugera urubanza rubaye itegeko mu gihe kitazwi bizagenda gute buriya oya igihari nuko icyumweru kiza kuri mwese abadukurikira tubifurije kugira ibihe byiza aho muherereye ntabwo ndi bwibande ku munsi ariko ni umunsi wa gikristo turiho bari kubona Jean Paul Nkundineza anywa akantu kazamukamo ibintu bibira iriya ni panashi utaza kugira ngo dukore ikiganiro uri kunywa akabyeri uri gutamira ako birabundi wabikuye he biheze iyo ugiye kumenagura iyo ugiye kwitsa ku bintu binini none se ko wafokasinze ku cyo kunywa mikoro ukayireka nanjye unteze naha wantegeka umeze ute se ndashima Imana Uwiteka umunsi Uwiteka yaremye ndi kuwinjoyinga kugira ngo mwishimire umunsi w'ejo ibintu wavuze rwose abantu nabonye ari hatari uri ndimbati ariko ntabwo aricyo gitumye hanini mvuga nti twongere twicare tuganire ahubwo tujye kuganira ku bindi hagati aho tubabwire ko ishuri ry'inshuke ryiza cyane Ecole Maternelle Fondation Ndayisaba Fabrice riri kwakira abana b'inshuke ni ishuri ryigisha mu rurimi rw'igifaransa gusa mu masomo yose ni ishuri rifite abarimu beza b'abanyamahanga ryigisha n'imikino irimo na football basketball ndetse n'izindi mpano zitandukanye ishuri riherereye hano Kicukiro munsi y'isoko rya Ziniya rero ushobora kuba wabahamagara kuri 0788 35 44 ntimucikwe rero kuko murabizi ko amasomo yatangiye ushobora no kubasura kuri YouTube channel yabo yitwa Ndayisaba Fabrice Eto ubundi mukareba uko biba byifashe reka mbabwire kandi ko abantu mukeneye kuba mwakwihugura ku bijyanye n'imodoka ushobora kubura aho wicaye rwose utagira perimi uri nkanjye aha mu minsi yashize reka mbabwire ko ushobora kuba wahamagara umugabo witwa Clement ufite nimero ya 0788 488 uyu mugabo agufasha kubona provisoire hagati y'iminsi 3 n'7 uyibonye akagufasha kwandika murabizi ko hari kuntu yandikisha bikanga ndetse no kukwigisha akagufasha kukwigisha ikindi cy'akarusho umwishyura provisoire wayibonye iyo utayibonye ubwo murongera paka uyibonye ukabona uko kumwishyura numva ko ari wane so reka dukomeze rero gize ngo tuje kuvuga ivanjiri oya nta noneho dusoze tutavuze ku butabera niba atari kuri ndimbati twikije ku butabera turebe ko tutabivuga ubu nibo tugiye kwitsaho tuboro nibyo tuje ndimbati ejo nanze kuvanga amasaka n'amasakramentu nyuma yo kubisabwa ndavuga ngo
hari abantu benshi bagiye babidusaba bati muvuga topic mukazivanga tukumva imwe y'inyuma ariko ikaducika. no warayibonye ko nka kese ya Muhizi yarebwe ukwayo na kese ya Mutabazi ikarebwa ukwayo Niko bimeze. kandi babonye ko cyari ikiganiro kimwe tangiye imivuno yo kuzajya ukata ibiganiro nka ba Gasaro Ntabwo kadusuhuze Ben na Sandrine nawe nta miyaga. couple nziza cyane Agasaro TV turabasuhuje. Gusetse nyibukije ikiganiro cyamazeho amasegonda 45 kihe twashyizeho kirebana n'urubanza rwa Bamporiki Shaben uri umunyamugi Gasaro nabo nabonye bamugani basubye ikiganiro Oya, ase beri babisone nabimubwiye ntabwo byari byemewe nabimubwiye ahubwo ntabwo nari nzi ko ari byo yarekuye twari twicaranye ari kure kuri ikiganiro ndamubwira nti njyewe nta majwi nashyizeho kubera ko bitemewe. Oya wowe ngiye kubona mbona ahubwo icyo yarekuye cyo ni icy'amajwi. wowe wafashe amajwi ntaho uzi ko nguhereza are you sure noneho ndababwira nta majwi uri nafashe gufata amajwi ngo hoya okay ibyo bitelefone bizima Beni ase bira bintu bukora mu rukiko muzana ishusho erega ni njye bashinzwe kuko namwe ntabwo mufite ukuntu mutazi kwiyobora okay dore umucamanza aravuga ati rwose gufata amajwi ntibyemewe abakameramani ntibemewe agahita yitera nkakorera kwa fisi akanayivaho harimo record narayibonye kwa Ndambati niba ari Ndimbati niba ari Ndambati niba ari iki urumva ndabaza nti iyi kamera ni iyande yari irimo kwaka bose habura nyirayo mpita nyifata nyikura mu zindi nyirebesha ku rukuta kubera icyo gihunga ntiyageze gusa igihe kirageze kandi kirasohoye ngo urukiko rw'ikirenga n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda Media Commission bahagurukira ibintu hari n'ibindi byateye bari abanyamakuru bose barwanira kwicara imbere baba bafite amatelefone ngo baba barimo kurikodinga umucamanza no si ibyo biremewe nina n'ubujura atari n'umuburanyi ntibyemewe mu gihe utabyakiye uburenganzira bwo gufata amajwi n'amashusho aho najya kona ngo rwose nyakubahwa nta nubwo ngo nta n'ikintu uzi aho nabikuye hari umuhungu wo kuri BTN yasigiye telefone arambwira ngo ndebere iyo telefone ngira ngo ni urukundo ahisiga iruhande rwanjye noneho sinzi ukuntu nakoze mbona bigeze ku minota 59 mu rubanza rwa Bamporiki BTN ni ikinyamakuru kinini gishobora kwandikira urukiko bagafata amashusho n'amajwi mu rubanza rwa Bamporiki mutagiye kwiba amashusho mu bintu by'ububandi kandi ibi bintu nta muntu udusha ubushuti mu buyobozi bwa BTN yaba ari Ahmed yaba ari Hussein memu n'abatipe babo bose bahakora n'abajyama ariko gufata amajwi y'ubunyeshyamba ntago byemewe amafoto yose nakubwira ngewe nubona na foto yifoto itemewe mu rukiko shawo umunsi ntago nzongera kwandikira inkiko nyine ariko ubwo bundi wari coding urukiko ejo kazarwandikira ushaka amakuru bazakubwira bati genda ukomeze ukore nkuko usanzwe ukora eka dusuhuze abantu bose bafashe amajwi n'amashusho n'amafoto noneho sizi n'impamvu niba ariko tubihereyeho Bamporiki n'abashibare barimo kurikodinga n'abacuruzi n'abafana n'abanyeshuri hari n'uwo twafasha arimo gufotora erega hari n'uza hari aje kumekinga ashobora kuba mukatira hari umukobwa wari bose abarishyashya hari umukobwa wafashe ishakoshi afata telefone arafotora turamusohora uri igiki ngo ndo umunyeshuri niga kuri Nirac waje gukora iki se gufotora Bamporiki wari kubura ifoto ye ndabona nabandi babikora si umunyamakuru si ngiye nakubwiye ngo mu bashungerezi harimo nabaza baje kuverifiya akavuga ati reka njye kureba ko bamukatira bose umucamanza yavuze ati polisi turebere abayubashye ubundi yemerewe kugufunga amasaha 72 muri gereza reba nk'iyi peke ya fisi ntuca muri riba kandi ngo ujya gereza nyirizina nkuru ariko kunda kuvuga gereza polisi ushobora kuba ufite ihungabana ry'izo nzego ko ntabwo nigeze njya muri gereza ariko kunda kuvuga gereza muri gereza niba ari uko wayibayemo menya yo mpamvu nkunda kuyivuga igicucu Jean Paul
ariko n'ejo bundi nayigiyemo kwa Ndimbati. Ego ngize amahirwe unavuze kuri icyo kintu n'ubundi cyabaye mu isomwa y'urubanza rwa Bamporiki nirwo ahanirwa gutumye imyitwarire y'abanyamakuru n'abantu batari abanyamakuru n'abashungerezi n'abahisi n'abagenzi n'abafilisitiya n'abafarisayo bikwiye guhinduka mu nkiko hakabamo kwitonda pe. Ni ibyo ngira ngo imyitwarire y'abanyamakuru bamwe fata mikoro neza ariko wifokasinga ku cyo kunywa inki mikoro okay kurinda yawe sawa ku cyumweru ko jampo nise ibyo bintu bavuga ku cyumweru wa magani none se mikoro si ufashe imyitwarire ya bamwe mu banyamakuru iri cheap mu nkiko zo mu Rwanda. Amahirwe nuko n'amahire nuko uvuze ngo bamwe nizere ko atari bose uwabajyana nka gacurabwenge bagahura nta mushinjacyaha waho cyangwa se wa mudamu utari presidente waho agahura nta muntu wo hanze ku muryango ataha hasi mu rugo rw'umupfakazi. Nyine urumva mu nkiko z'i Kigali kuko bazi byibura abanyamakuru bafite ukuntu ahandi ntibanazi kamera ntayo bazi. Nge nagiye mu rukiko rumwe umwe mu bakozi b'urukiko aramenya bahise basohora abantu bose barabasaka bategeka telefone kuzifunga nta unyeganyega ujya guhaguruka n'intebe yavuga ati we rero imyitwarire y'abanyamakuru nibayihindure cyangwa se abacamanza bazafata ibyemezo bikarishye ku bufatanye na Rwanda Media Commission. Ikibazo Kamugisha na Barore baragowe nk'abantu bafite amakarita ya Rwanda Media Commission nimbarwa bavuze bati harinjira umunyamakuru ufite ikarita ya Remus hajyamo babiri nimbarwa byo niba umucamanza yashyizemo imiyaga mu mumenyere bati kuri codinga ntibyemeye gufata abavudo ntibyemeye ahubwo kagira ngo aravuze ngo biremewe bakabikorera icyo reka dusuhuza abantu bose bakoze bitemewe mu rukiko mu isomwa ry'urubanza rwa Bamporiki Edouard honorable urakoze cyane nirwo uhereye uri narwo rwatumye nkwicaza nawe nabikubwira rwani tugiye kuganira ku isomwa nyuma y'isomwa hari comment nyinshi zaje abantu bagize ibibazo byinshi bigiye bitandukanye benshi batunguwe n'icyemezo cy'urukiko cyane cyane bitewe n'ibyo abantu bari bishyizemo bitewe na condition Bamporiki aburanamo cyangwa se kurikiranwamo bumvaga ko agiye gusubikirwa nta kabuza. Hari abantu benshi bari babigize soft babigize easy ubona ko no mu rukiko nyirizina mood yari ihari abantu baguye nko mu kantu bakimara kumva umwanzuro cyangwa se icyemezo cy'urukiko. Wakwibutsa akantu perezida w'urukiko yavuze wasamaga mu rubanza yitsa ku kijyanye no gusubikirwa mu bihano yasabiwe n'umunyamategeko we Maître Habyarimana Jean Baptiste wigeze kuba umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke uriya ni former mayor ese burya ngira ngo rero akantu yavuze urangoye ariko ndi bugashake mu mutwe nkibuke yaravuze ati gusubikira yaravuze ngo nyuma yo kubona ko icyo cyaha cyakozwe n'umuyobozi ufite ukujijukirwa guhagije ushinzwe Minisiteri y'Umuco ushinzwe kubungabunga umuco nyarwanda w'ubupfura umuyobozi usanzwe uzi kirazira na kiraziririzwa rusanga gusubika icyo gihano nta somo ryaba ritanzwe cyane ku muntu wabaye umuyobozi nka Bamporiki Edouard. Ikibazo cyanjye kirebaza kiti abantu batunguwe n'iki rero ibyo perezida yavuze birasobanutse ahubwo ni igihe tuvuga ngo ni igihe mvuga ntibyanze bikunze Ndimbati ararekurwa mukagira ngo ndi umupfumu mbashingiye nyine ku miterere y'urubanza nta kintu kidasanzwe cyabaye ahubwo kumuha igihano gisubitse niyo sakirirego. hari n'abababajwe n'imyaka yahawe ine ko ari mike abonye no muri comment benshi hari n'abavuze ngo bari bazi ko bamuha 30 iby'abantu hari n'abazi ko yaraye muri gereza ya Nyarugenge unyibukije bana ba people urashushanya Bamporiki yambaye amaroze harya byitwa ngo prank ari naho nabonye bakoresheje umutwe ngo aka kanya Bamporiki ageshejwe imageragere ajyanywe imageragere
ikibazo gikomeye. ni ukuyobya rubanda kandi ngira ngo ni icyaha. Aka kanya umwuga w'itangazamakuru ubundi kiriya ni icyaha. Aka kanya tuvugana kubwira abantu ikintu kitari cyo. Aka kanya tuvugana ndi guhamagara Maître Habyarimana. Maître Habyarimana Jean Baptiste, mwiriwe? mukomere. Nitwa Jean Paul Nkundineza. Wowe wigeze kuba byibura umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke muri za 2010 kugera 2013. Byibura abanyamakuru urabametriza, si ngombwa ko ari wowe wagaragaye mu rubanza rwa Honorable Bamporiki n'ubundi wari me ariko toujours wari wariza amategeko. Tuguhaye ikaze mu kiganiro cy'umwihariko live, turi kuri chaîne yitwa Jaras Official. Nkurikirana urubanza rw'umukiriya wawe kuva RIB yatangaza ko imufite kuri 5 Gicurasi. Ndumwe ntabwo ndi mutabazi, narijya bango ndumwe mu banyamakuru bake, ndumwe mu banyamakuru bagerageje gukurikirana dosiye ya Bamporiki. Ikaze mu kiganiro cy'umwihariko Maître. Ikaze. Yego ndi kukumva ariko uze kugerageza tunyarutse kuko hari izindi gahunda nari ndimo. Ndabizi cyane ko nta naguteguje. Kuri wa gatanu urukiko rwahamije umukiriya wawe igihano byibura ruhindura inyito. Baravuga bati icyaha, hari icyaha yahamijwe cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya aho kuba ruswa, ariko kandi yarekereweho icyaha cyo kuba yarakoresheje umwanya we yari afite mu nyungu ze bwite. Nk'umuntu wamwunganiye kuri bar, byibura mubona ibyifuzo byanyu mukurikije uko mwaburanye mu bushishozi bw'urukiko rwarabihaye agaciro kuri kangahe kwijana Maître? Tubona byarahawe agaciro ku gipimo kinini. Kuko nk'iby'inyito twari twabivuzeho kandi byahawe ishingiro agashimwe. Tubona rero urebye ibyifuzo mu by'ukuri byahawe agaciro ku gipimo kiri hejuru cyane, ku buryo twumva urebye igisigaye wenda kitahawe ishingiro n'ibijyanye n'isubika gihano. Yego. Rero ndabizi mu kanya urambaza uti murakurikizaho iki, ntabwo nakimenya. Nicyo ntangiye kukubaza nti nanjye ntari hafi muri Kigali, ntabwo ndahura n'umukiriya wanjye, urubanza ruba rw'umukiriya. Yumvikane yuko igihe tutarahura rero ntabwo twamenya ikiri bukurikireho. Ariko iminsi 30 murayemerewe yo kuba mwakwicara mukareba igikurikira. Bimwe mu byemewe ni ukujurira icyemezo cy'urukiko. Igihe mwazaba muhuye n'umukiriya wanyu, icyo cyo ntabwo mwazakiganiraho. Yego tuzabiganira, birumvikana nyine umwanzuro numara gusohoka hose muri rusange. Tumaze kureba iby'urukiko rwashingiyeho kuko buriya ibyasomwe n'incamake. Ariko birumvikana hazasohoka icyo twita copie de jugement, no kuvuga urubanza rwose rurambuye. Tureba rero impamvu zashingiwe zose muri rusange, tukazisesengura n'umukiriya wacu. Hanyuma hakavamo nyine icyakurikiraho. Ariko icyo gihe cyo turagifite rwose nk'uko bivuga. Uretse igihe gihagije cyo kureba icyakurikiraho niba bujurire buzaba. Igihe kirahari gihagije nk'uko nawe umaze kubivuga. Abanyarwanda baribaza, eske hari kondisiyo umukiriya wawe yashyizwemo kubera nyine uko inzego zabigennye cyane z'ubugenzacyaha ari nazo yarinze ajya kuburana kirimo nyuma yo gukatirwa, arimo n'abatari abanyamategeko baze ko ahise ajya muri gereza. Ntekereza ko hagiye ubona inkuru nyinshi zamwanditseho, ariko ni ibijyanye ibyo n'ubumenyi bwite bw'abantu. Kondisiyo urukiko ruba rwaragennye umuntu ayikomezamo kugera urubanza rubaye itegeko. Iriya kondisiyo yo kuguma iwe no kutajya mu ruhame mu buryo bw'amategeko Maître, fasha abantu baribaza azayigumamo kugera urubanza rubaye itegeko mu gihe kitazwi, bizagenda gute buriya? Oya, igihari nuko umukiriya wanjye akurikiranwa adafunze. Bikaba byumvikana ko rero agomba kuguma muri iyo kondisiyo gukomeza nanone urubanza rukazakomeza adafunze. Agakoresha ubwo burenganzira bwe afite mu gihe yafata icyemezo cyo kujurira. Yego. Nuko rero ni ukuvuga ngo ntabwo yaburanye ari muri gereza. N'ubundi rero kondisiyo niyo ngiyo nta kihinduka.
reka natwe twizeza abanyarwanda ko mu nyungu rusange tuzakomeza kubafasha update by update uko urubanza rwa honorable Bamporiki ruzakomeza kugenda nurunakomeza mu rukiko rukuru tuzabivuga no mu rujya no muri court of appeal mu manza yenda z'ingingo zimwe na zimwe zizaba zarerengagijwe nabwo tuzarukurikirana. Uwo ni umusanzu twemerera abanyarwanda. Maître Habyarimana Jean Baptiste uri umunyamategeko ubirambyemo mu gihe cy'imyaka ingahe? Imyaka 6. Niwango wavuye mu buyobozi ukomereza mu buyobozi. Yego mu buyobozi. Ikaze urakoze cyane former mayor Nyamasheke Habyarimana Jean Baptiste. Uyu munsi uri umunyamategeko ukunda kuburana imanza ziri mu bihe byiciro? Dukunda kuburana imanza ziri mu byiciro z'ubucuruzi n'imbonezamubano. Aha. Ariko birumvikana n'imanza nshinjabyaha nazo tuzijyamo. Urebye naho ngaho. Ikigo cyacu nigikomera uzajya ucyunganira mu mategeko kandi ibijya gushya birashyuha. Murakoze cyane. Murakoze cyane nawe. Murakoze cyane. Ya. Kantu usorejeho. Ese urakomeye. Noneho ariko umunyamategeko arahari. Haza undi mu YouTube ahamagara Habyarimana. Noneho. Do. Harahiye. None singukira. Howe muhamagare. Nyine hari ibintu bizanishijwe byo kuzajya bahamagara abantu mu biganiro nyuma yo kubizana. Ngaho ndi mubizanisha. Gusa havuyeho agacu. Bamporiki Edouard ntabwo afunze. Kondisiyo arimo yo gukurikiranwa adafunze niya kirimo. Cya kabiri. Metre ni umuhanga. Abirubavu. Abirubavu ni nawe afite kabine bamusomeye bamuburanishije. Ahari ariko mu gusoma si ngombwa ko umunyamategeko azi. Ariko iyo arekurwa yari guhita batsaho umuriro mu rukiko systeme ikaba systeme. Rero abantu nabashijwe abantu mu gikari hari n'abantu bamamagaye kuri telefone ngo Bamporiki yafunzwe bashingiye no n'amapuraka ni wari amatamboneri ni wari amatamboneti bashyizeho ya Bamporiki yambaye amaroza. Abantu bagiye ntabwo mbabaye Bamporiki naravuze nakatirwa tuzaza tubivuge nibyo tuvuze naba umwere tubivuge nasubikirwa tubivuge. None se kuko imagine ibyo abantu bagiye kuvuga urabazi. Erega ikibazo na Robert nawe afite yataka nabi. Yaranyatakishije abimbere y'inyuma ku ruhande ni team imitwe yego ngo barabizi neza umva hari umuntu hari abantu baje barambwira ngo turabizi neza ngo Bamporiki yashoye amafaranga menshi mu binyamakuru azagenda yaho Sward noneho wo kuri Radio 10 noneho yashoye amafaranga muri media ngo kugira ngo tumuvuge neza twese tuvuguruza ibyi ntabwo baci. None se dossier nayo yayishoyemo amafaranga ntabwo se bavuze ngo bavuze ibiri muri dossier ariko baravuga bati ni gute nka Jarasi wavuga kuri Bamporiki neza bati turabizi ibifurumbura bifite Bamporiki nuyampanza yarya niba unayafite uyampe ariko ntayo wampaye twaciye Suwani inde bamuciye miliyoni 60 azamubwa azatanga 62 ntiyavuze ko tunze miliyari aza guhe ebyiri aza oya ngewe ntabwo shaka ebyiri azame nka vede ebyiri yabasuzuguye. None se ko bavuga ngo twariye amafaranga none se ibyo wakoze ntabwo biri mu nshingano zawe si ubunyamwuga ariko abantu bahora bifuza ko tuvuga ibintu bashaka. Umva nkubwire nije nkavuga nti Bamporiki uri umugome uri ipyisi kimicanga gucukura toilette bra kaba nkamutabaza ntabwo habura abandi bavuga batariko nawe hapo nati urarengereye. Rero ntabwo twe tuza hano tuje gushimisha abantu. Uyu munsi nkora ikiganiro nkabana miliyoni 2 mu myaka 2 nabafite amataje muri uyu mujyi n'amavewiti Santa Fe yanjye ntiraza. Ariko ejo bundi mu rubanza rwa Muhiza barayitwariye kabisa. Urubanza rwa Muhiza aravuze ngo yashe ntaza iriya nirifite nari nahawe. Man abantu ngo inzego ngo zizewe ngo zirabizi niba zibizi se zibizi gute se ndakubwira ibyo nge bambwiye none ngwikise batariko muri iyi minsi umeze neza. Bamporiki umuriho no Bamporiki ngo yagoye akantu ariko nanjye nabikubajije nabonye abantu babikomanta niba ari ibyo arusha amafaranga na Robert. Acha ariko rero twagerageje no kuvugira kese mu buryo muri iki kiganiro
iriya kese yabo twagerageje Umva. kuyivuga buretse gato twagerageje kuyivuga nk'uko iri muri dosiye Yewe. iyo tuza kuvuga uburyo bw'ibintu biri Oya. personal twari kuvuga ibindi bintu binini yewe sinkurikira kandi ibi bintu byabo ni beef ziri familiar abantu bakurikirana ibiganiro nkora ntabwo ari ba fisi aba ngabo ni abantu banini ikiganiro Fisi rega nawe ni munini umuntu ugukamera kuko yabyaye nawe uva nkubwire tuzajya tuvuga ibintu mu mazina yabo niba uruganda rwa Naruberi rwarajemo murarubona muri iki kiganiro niba romantike irimo murayibona nk'uko twavuze nk'uko isomwa ry'urubanza muri kubona abantu bari muri sale murabona ni romantike murabona n'urwo ruganda bashobora kubona uruganda ariko romantike ntibayibone romantike se si icyapa bajya no kuri gogo erega nta muntu ureba ibi biganiro adafite smartphone karakara okay iyo yose baranahaza ahubwo wenda n'uburyo bwo kubereka Maître Habyarimana ruzi ko ari meya foma wahe iyo hehe urumva ni umuntu we uhehe wa Nyamasheke bamureke na wahe kandi ubwo nawe ni Nyamasheke bamureke cyane ni Rusizi ni Nyamasheke ni Rusizi Nyamasheke Habyarimana ni umusaza yiyegereje umuntu reka nkusetse umuzi ushobora gusanga buriya Habyarimana bamureke ataranamwishyura mbere yuko akaramuruta Habyarimana ni mukuru mbere yuko bamureke ameze miliyoni yazishyuye umunyamategeko ariko se ubundi ngewe icyo ndi kuvuga reka dushyire ibintu mu mucyo reka tubishyireho umucyo kuki abantu biyumvisha ko yaguhaye amafaranga kandi ibyo wavuze n'ubundi bihuye n'ibiri muri dosiye oya ngewe cyangwa nuko wabivuze mbere oya ni amarangamutima niba ari ibyo banavuga ngo ndimbati yaranyishyuye kuko navuze ko arekurwa akarekurwa niba ari ibyo naba ndi umukire ahubwo abantu ntabwo bamenyereye ukuri kandi nayo yaravuze ngo dore nimumenye ukuri kuzababatura ariko hari n'akantu wavuze ngo barakubwiye ko n'inzego zirabizi inki ngo bakubwiye ko n'inzego zibizi ko bayaguhaye hoya n'umuntu ahaje yakubitse mu bwoba ati jyewe navuganye n'abantu bo hejuru hoya ubwo nanjye nari ndi kugira ngo nze kubaririza niba ibyo byose bavuze ngo inzego zirabizi haba hari ibimenyetso ubwo izo nzego zaba ari za fake zaba zitarampamagara nyine umuntu yashaka kukwemeza ahita kumvisha ariko umva ntabwo uza umugabo wari ufite akavatiri gashaje mu rubanza rwa Ndimbati ufite ikimodoka gishaje bariya bakumvisha ukuntu ngo ari intelligence ngo ngiye kuvugana ngo n'umuyobozi wa gereza ngo ahita amurekura aka kanya tubona umuntu ari nacyo bano abayobozi bazira kubona Ruberi yafata telefone agahamagara Bamporiki nubwo yaba ari mu nama agahita yisohokamo akamwitaba ahita yerekana abacuruzi bagenzi be ko afiteho ubushobozi bunini Bamporiki kurusha ko ari umuntu munini Habyarimana bamwumvishe so kuvuga ngo abantu benshi bakomeye bagwa mu mutego abantu benshi bakomeye bagwa mu mutego w'abakire wo kwirekura ku bakire ari nabyo bishobora kuba byarabaye kuri honorable urabona nk'ibi bya Oswald Oswald ibyo yandika kuri Twitter n'ibyo avuga muri radio ujye ubyumva ndamukurikira n'umushuti wawe Oswald namugereranya na Naruberi na Bamporiki kubera iki abanyamakuru benshi bashwana n'abayobozi kuko babagira abajyama umuyobozi wakora amakosa agahita amabaga ngo akamuvangira mu kazi uriya Oswald ushobora gusanga ari nko kwishyura Bamporiki ibintu bapfuye by'amadiri yawe kuko nabajyama abamukasa nyine ni ukumufatirana kandi Oswald nawe ntabwo ari imiseke igoroye keretse niba ari PR w'ibikorwa bya Naruberi ariko umuntu uzi uba mu bikorwa bya Naruberi ni Gakuru wo kuri TV1 ni muzehe Gakuru se ni we PR wa hari akaba uruganda rwa Gini uruganda rwa Gini ni public communication y'ibikorwa bya Naruberi none se akaba na PR wa Ntuza wande wa Kazungu Clever Kazungu Edima oya wande ukora inzoga wo ku Ruyenzi nyine wundi ngo Ntuza irakiza Ntuza irakiza irakiza nyine urumva ni umunyamugi nabana Gakuru ari mu kazi icyo nibaza ni PR wabo bombi nasi ko bavuga ko beef nairi wawe ko bavuga ko beef ari verisi ivuga ko Bamporiki beef ye ikomoka kuri Kazungu na Naruberi ni verisi yindi ariko nta wayizera
gufata umunyamakuru akajya muri communication y'ibikorwa by'ubucuruzi ndabyemera 100%. Nanjye mvugira ibikorwa bya classic 100%. ni ubunyamujyi. Ni ikikwereka ko umuntu aba ari umunyamujyi. Ahubwo ikibazo ni uko ushobora gushwana na wa muntu yagwa muri tenke ukagashaka kubyifashisha. None se classic tuzahorana? Ntabwo tuzahorana. Hari nubwo nzaba kanyishyuza menshi nkababara. Byapfiriye ku mukozi ku giti cye. Sibyo? Nibyo. Ni ikibazo. None se reba nka Oswald yafashe ikibazo cya Cyuma akigereranya n'icyabamhora iki. Ngo Cyuma ngo bamukatiye 7 ngo mu minota 30 ngo inzego z'umutekano zari zagosiwe. Please Oswald ntiwabaye mu rubanza rwa Cyuma. Umushinjacyaha yaburanye avuga ngo igihe urukiko ruzamuhamya iki cyaha turasaba ko azahita atabwa muri yombi kuko akurikiranwa adafunze. Procureur Isuma yigeze asaba ko bamora icyo azahita afungwa. Cyakora iyo abisaba yari guhita afungwa ko ntabyo yasabiwe. Barafata ibintu nk'ikibazo cya Cyuma kiri politike, ikibazo cya bamora iki kiri business, kandi politike iganisha mu kurwanya iki ubutegetsi buriho. Fata umuntu ukamugeranya na Cyuma nta makosa ariko Cyuma yanahabwa imbabazi na Perezida Kagame. No mubyeyi agira impuhwe. Bamhora iki bashobora no kutazihabwa kabukwa. Yewe shano bwa mbere vuze ko Oswald Dewan ni inshuti yanjye. Ntabwo uri expert mu nkuru z'ubutabera kuko ari we Stredio yaba yaramwishyuye baburanye urubanza rutazanarangira. Stredio yarabambuye na ba papi bose yarabambuye aba regis. Tuzabakorera ubuvugizi ahubwo mwifata ibibazo mufitanye by'inzangano zanyu mubizane muri ntuza zanyu muri ariko se ukimara kumva iby'iyi kese nibyo wayivuzeho bamubaze umva hari ikiganiro yaburanye bakoze ngo bamubaze nta kinya. Hindeze ninde wamubaze nta kinya mu biganiro byabo bya Good Morning Rwanda. Okay. Ariko ntabwo ari byiza. Ubu se natwe duhise tuvuga toke buriya Oswald ni umuhungu w'ibyumba ari kubihuzana na Robert nawe n'umunyabyumba bari kumuvira nkuko njye ntabwo ndi umunyamashiki ndi umunyambiriri ariko ni hafi yawo. Ndi umunyambiriri uca ku buhanda ikirengere mu muhanda umukuru w'igihugu yaherutse kutwemerera ubwo yajyaga gusura abaturage mu Ruhango. Ese wayo nta muhanda urahagera? Hari utarahagera. Agenda mpamvu mbi Kigali. Urumva? Ariko uva nkubwire. Sinjya mvuga ikintu ntafite facte. Sinjya mvuga kuri dossier ntayifite. Sinjya mvuga ibibazo byanjye bwite fitanye n'umuntu ngo bifatiranye n'umuntu. Kubifatika mushobora kuba ngo nkasabe si inshuti yanjye kubera ko yana twatatse. Ndetse kuki tutamutemeye takandembati yarekuwe. Urawumenya ariko none akantu wazaje ko nk'abantu batipe bawuswakiyemo ugira ngo bafite ubushobozi ku nzego za leta cyangwa se ni ikizura imbere mu indani. Ko nawe babigushinja ko nawe babigushinja ngo niko witwara ngo witwara agire nk'umuntu ngo hoya w'indani. Oya nge mbafite ibimenyetso. Niba mvuze ngo na Robert ari mu bagambaniye bamhora iki nagira amahirwe bikavugwa mu rukiko ndavuga nti alhamdulillah abantu kaga bose baravuga bati yari yarabivuze. Abantu ahubwo baribaza Jean Paul kubera iki yatsimbaraye kuri bamhora iki. Ndabivuga mu buryo bubiri. Icyambere kuba uyu munsi mu bitumye akatirwa imyaka 4 harimo inshuti ye magara bapfuye amafaranga kimwe uko nawe twayapfa ariko sinageza ku rwego rwo kugufungisha nkuko wafungisha Mike mupfa nk'amafaranga mushuti wawe cyangwa nundi. Yewe mva nkubwire nge na Mike reka n'urugero nge na Mike nge na Kayiranga Dire donc aba bantu babishuti zawe iyo turi nko muri hotel ntabwo dusiganira fagitire ufite amafaranga arishyura ahubwo tukarwanira kuyishyura. Ahubwo
nanga umuntu wese warenganye. Nta nubwo bampora iki, nta ruswa yigeze cyangwa wanga afatirwa. warenganyije, wanga umuntu warenganye, warenganye umuntu warenganyijwe nyine warenganye. Bampora iki Edouard? Inyito y'icyaha cya ruswa yavuyeho. Ni icyaha cy'ubwambuzi, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya gikomoka ku gashimwe. Ako gashimwe yazaniwe na Naruberi ka $980,000. izo vene ariko zagiye ibintu bapfa ntabwo bishingiye kuri miliyoni. ubundi se buretse gatoya, buretse kunyobya, nanjye rega ngenda amenya amakuru ko awagendana nanjye ntuyabone. kuki bakomeza bavuga ngo $980,000 kandi muri scenario baravugaga amacupa, ubwo bari bagiye kwishyura cyane ni slang. abyo nzi ntabwo mbizi. None se ibintu bya $50,000 we hari ikintu biziho? Si ugusesagura kwa Norbert Sechi bivaho bisa nk'ipfundo ry'icyo kibazo cyane. Yafatiranye umugore afunze mu kwa 9 igihe gishya, nawe arasesagura umutungo w'umuryango. Norbert akabiza amate, amini bamuriki akabiza amate umbaza. Kandi bamuriki arabwira urukiko ko ari inshuti ya Norbert magara, gutandukanya amafaranga ye n'aya Norbert bigoye. None ko ku makuru mfite ngewe ni kuriya ahantu numvise ko ngo ariyo nkomoko y'iyo bifu, ko ngo nitangwa atabyumvise. Arega nita n'umucuruzi, kandi baragoye ko umucuruzi abona ijuru. Yesu yaravuze ngo ni nko kubona inzovu yagiye mu mwenge w'urushinge. Umucuruzi afite $5,000,000 atega igare rya 200 agiye Nyabugogo. Imodoka yamwandura ku mafaranga ye ni babi, ntacyo waza umubwira. Erega aba yarayakoreye cyane. Okay, ntabwo ikiriho. Umva ariko nabyo bintu urabizi. Umva nkubwire. Urabizi se? Umva. Oya banzu. Yego ndabizi. Bya $50,000. Ifatirwa mu cyuho cya Bamporiki. Kuri Grand Legacy kuri hoteli y'Umushi. Agafungishwa na ba Norbert n'itsinda rye. Birakomoka ku matiku n'amabifu. Ubu se ishoro Mike twashwanyura zize. Wapi? Iyo umuntu ari inshuti yawe cyane murashwane cyane. Rero we bashwanye bifura gitwa. Man, umuntu mushwana aganisha kugufungisha. Aba ari umugome. Wallahi. Ego igifungo ni muri umuna w'urupfu. Nimwirimbi by'abazima. Siko mashoma mpa yaririmbye. Iki? Ngirimbi ry'abazima. Okay. Ibintu Habyarimana yavuze wabyumvisha ariko. Numvisemo biki. Umusaza arifashe cyane. Kandi ashobora kuba tuzi. Kuri kiriya kintu avuze ngo mugiye kumbaza ngo niba ikigiye gukurikira wowe uratekereza iki? Itegeko riteganya ko n'umucamanza arabivuga, aragutera akakubwira ngo ufite iminsi 5 yo kujurira detention, ufite 30 yo kujurira icyemezo. Buriya reka 30 ni mu mizi. Umva nkusetsereye. Nari umwihariko w'abamuriki wane. N'ubushinjacyaha bushobora kujurira icyemezo cy'urukiko. Bukavuga ko bwasabye imyaka 20 yakatiwe ni. Mwitekereza ngo hajurira Bamporiki gusa n'umunyamategeko wa Habyarimana. N'ubushinjacyaha bushobora kujurira igihano cy'imyaka 4 yahawe. Ahubwo tuvuge gutya, akazi k'aba YouTube karangiriye hariya Nyamirambo, hagiye gusigara abatekinisiye mu rukiko rukuru. Nihagira numbonera aba YouTube mu rukiko rukuru, harubanza se rwavuze kurusha urwa Castari. Ninde wagiyeyo? Baba babuze. None se babibwirwa ni urukiko rukuru nyine ruzamo abasiniya. Okay. Aba YouTube akazi kabo n'ibiraka byabo n'abari codinga byarangiriye kuwa 5 w'iki cyumweru mu rukiko Nyamirambo. Okay. Akazi k'aba YouTube kararangiye, hasigaye aho Jean Paul akora mu muhamagaro we. Okay, ntacyo. Reka twizere ko tuzakomeza guha abanyarwanda updates. Numva. Yaba ari Petro Habyarimana ntazatugore. Erega hari ubwo urukiko ruvuga ruti twabonye ibaruwa yanyu mukora akazi kanyu. Bajya gufotora umwavoka ngo
bose bakigira ba faraswa akarya urwara umukira ngo ntagufotore ngoye tuzajyane neza ntabwo tuzaba tuje kubaciraho iteka tuzaba tuje kwa updating abanyarwanda. Okay, reka dusoze ariko mbere ko dusoza dusoze yego binahanza sasa binahanze erega mva nkubwiye ntabwo muze ngo dusoze ndavuze nyine mbere yuko tugira ibyo tujyaho by'inyuma akakiciro nyine niko mvuga tudusoze mbere yuko tugira ibindi dukomezaho reka twibutsa abantu ko abana kwandikwa muri École Maternelle Fondation Fabrice eto arya kubera ko yaragafite nako umusaza ngira ngo ni na Samuel Eto yamubrandinzemo mu kigo cye. So ababishaka bahamagare 0788354425. Ababyeyi mutarandikisha abana banyu, ni ikigo cyigisha mu Gifaransa kandi urumva umwana kugira ireme ry'Igifaransa kiri muto ni byiza. Bonjour Monique, bonjour Thomas. Jean Paul murumva ko yagitangiye mu wa 4. Makorine. Ako ntayo wizeho. Uri ikinyangereka. Narayize. Okay. Okay, ntacyo. Reka ngo ni mikera imyaka ine ni mike uriya umuntu uba wanditse ngo ni mikeya uwayimutwerera nubwo yaba bategeka ko ayirira mu rugo yakumva ari mike. Ni myinshi cyane. Gufungura rega ariko tinya erega iyo ukatiwe gufungura ukatiwe 2020 ntabwo turagera muri 2024 nyine baza umuntu wakatiwe imyaka ine muri 2020 aracyabukora. Impamvu rero yatumye nkomeza kukubaza ku kiriya kintu cya $50,000,000. Impamvu yatumye nkomeza kukikubaza no kugira ngo abantu banumva impamvu icyaha cyahindutse. Icyaha bamuri cyarakurikiranyweho cya ruswa. Birasa nkaho ibibazo byaba Bamureke n'umugore wa Gatera niko nabivuga. Nge mbona atari na Norbert wagiranye ibibazo na Bamureke. Sinzi ukuntu mbibona. Bisa nkaho ari byo byabaye ipfundo. Ibibazo bya Anita na uraye neza. Anita na Bamureke. Yanze bikunze. Anita na uraye neza. Na Robert byagize ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuri Bamureke. Bwite. Kadusoze Reira. Dusohoze Ferdinand. Dusuramuze Ferdinand. Oya. Wundi watwandikiye message atwataka. Okay. Ubu ikiganiro cyo butanzavuga neza na rya kabiri. Ariko arize wowe wandikira umuntu kuri message bwite kandi waretse iki kintu tukagishyiraho umucyo neza ko ni scenario zabaye. Scenario rero ni wowe uyize neza mu buryo ejo arambwiye ngo kora stand up ngo nawe urubanza urwumva nawe scenario 50 urayize yivuge kubaza ngo ngiyizi kandi utayingwe na bikekwa nushaka kwita byawe ugira gutya vuga wigendera ko nari muri frame se nta kibazo barakuze gusa ni ibihari bivugwa ko igihe uraye neza yarafunzwe nkuko wari ubivuze Norbert yafashe amafaranga arenga $50,000,000 akayasesagura mu bintu mu nyungu ze. Kibazo ni Simone twagiye umva buretse ngo usobanure scenario so wavuze ngo nyivuge se ni ibintu umuceri ubwo ugiye kwinagisha amaboko. So rero bivugwa ko bikekwa ko nyuma yuko Norbert akoresheje amafaranga nabi yasesaguye umutungo w'umuryango. Sawa. Anita afunguwe ariko Norbert uwamunyereke nk'iyari kureba iki kiganiro. Anita afunguwe arabaririza araperereza avuga ati se amafaranga yagiye urumva umuntu utamaze n'umwaka afunze umwaka nta n'ukwezi yafunze ati rero twayakoresheje dukora kope zo kugukuramo wowe nande n'abamuriki abavuze Bamureke. Amakuru avuga ko Anita yagiye no kwa Bamureke bakabibaririza aho hagati aho urumva niho bivugwa ko Bamureke yakavarinze umugabo Anita akagumana ikintu cy'uko batanze ruswa. Noneho nabukore uravuze ngo azize inshuti ye azize Norbert nyine icyambere biveho Anita ni umunyamugi afite PhD mu kudiringa amadiru kuryo bakoresha PhD man ako tinya umuntu ugupfurika ruswa ntimufate
akaburana akakugarika oya ubwo ntayaba yagwaye nyine nta foto nta cyabaye ahubwo ubwo noneho ariya nibyo uvuze ahubwo ni iki bigize icyaha nta kibazo uvuze ngo yarayimupfuritse ariya 500 yatangiwe i Kanombe hari n'ayandi Preskide se ko yayigize akarima ke ruswa ko yabigize akarima ke ikasubuka gutanga ya Preskide ubiza ubwo ni joro rutagiye kuza ejo nawe tuzamwitsa hagiye kuburana araburana vuba mbere yo kuburana tuzabicukumbura twongere tubinyanyagiza azajya kuburana gifite 50 kiganiro uzamena umuceri njyewe reka nkubwire na Rube nta poetimate ndashaka kumenya ipfundo riri hagati yawe na Bamporiki ari nkurabuye na Ruberi na Nita mu poetimate narababwiye mu buryo bw'inyandiko ndabaha telefona reka mbibakira imbere ya kamera ibyo muzambwira nimuhitamo ko mbivugira imbere ya kamera nzaza mbivuge mu poetimate wambugana ni umenye na verisiyo yabo muzambwira ntituvuge ibintu biri mu butabera ale mubivuge oya na Ruberi ko amakuru asohoka niko nandaza na Ruberi ya 50 nanjye na Ruberi mpa audience iyo ibiganiro byasohotse tumenya amakuru menshi atari meza kuri wowe no mufasha wawe Reira ninde Anita nako nzakata ndacitswe wajya kuvuga ibintu nkakubaza ngo ninde none ngo ni igiki cye Anita urivuze mbere Reira nisize impamvu iyo muvuze ivuze na Robert Reira arazi gutyo gusa sawa ntanzobe babonye hano niyo Reira uraniwe yarari hano kubavuga ko ngo ariko uri kuvuga bavuga ko muri Amerika winjijije bitarimo gutebya nkeneye verisiyo ya Norbert na Anita ariko by'umwihariko ndashaka Norbert swat Norbert nyakira umbwire position yawe na opinion yawe wamugana menye n'impamvu kuko no nishaka ikirego kivuga ko nyuma yuko Norbert abonye ko Bamporiki yamujujubije yatanze ikirego muri RIB yandikira umuyobozi mukuru wa RIB Norbert mpa verisiyo yawe kuko n'ubundi uvugwa mu rubanza rwa Bamporiki cyane ku gipimo cya 90% cyane si uko kwibasira no mwisomwa rwose ni scenario zabo baba Norbert n'aba bandi bafotoraga batari abanyamakuru bashyiraga amafoto na Norbert nibyo rero so rero ngira ngo icyo ngicyo kigiyeho umucyo neza ni icyo ngicyo nashaka ko twumva neza uko kimeze kijyanye icyo umunyamategeko yavuzeho kijyanye no kuba ese Bamporiki arahita ajya imageragere yarajurira ese Bamporiki azajurira arajurira noneho Bamporiki arajurira imusisi mu kwa 9 Bamporiki ashobora kuburana ubujurire bwe nko mu kwa 12 nyuma y'amezi 3 n'ubundi kandi akaba kiri muri no condition nta kibazo afite ikibazo aragifite nanjye ndagifite iyo ubanza rutararangira wowe bose byaranze nawe uragifite mbasha nta muntu ku isi hose byaranze bimeze nabi sana ndasoreza kuri iki ariko urubanza rwa Bamporiki ntabwo turucugushije ariko reka na Robert please ndakwinginze na Robert ndashaka audience ngewe ndagutumiye muri classic kuwa 2 saa 8 ese ubundi Jean Paul ubyumva ute ko ibintu byose bavuga bihakiye kuri romantic bihakiye kuri uruganda ntabwo ubona ko bafite amahirwe make yo kuba rwakomeza ushobora gufungwa cyangwa iraje jaride igafungwa ntabwo byari ngombwa ko buri kazo kabaye kuri na Robert ahamagara abayobozi barimo na Bamporiki kuko hari akantu umucamanza yavuze si umucamanza Bamporiki meya yaravuze ngo meya w'umujyi bwana Prudence Rubingisi ngo nahamagawe n'abantu benshi nase na Robert baragufungira ibikorwa ugahamagara abantu benshi bagashyira igitutu kuri meya kubera iki ako kantu urakumvisha
none se imbaraga z'umucuruzi ni iki? ni amafaranga. None se na connection. Hari umucuruzi uzi udafite ubuyobozi, udafite abantu byarasara twanga ngo tubango muri iteri ngo twakoranaga ngo n'abayobora Tekino buryo uri igikire boss. Ngo ibi biganiro twakoze byagaruye amabifu yo mu butayu. None se telefone zihurira he? Ndi umukompetito. Urakaze gamwa. Isomo rikomeye abayobozi bakwiye gukura. Ariko ntabwo nsubije iki ku kintu kijyanye n'uruganda na Jaride. Dufite amakopi avuga ko rwahagaritswe, kandi dufite amakopi avuga ko umujyi wa Kigali wafunze Jaride. Ni amafaranga yakoze, kandi ubu biri gukora. Nyine uri gushaka amatitiri. Ni amafaranga yakozwe. Amatitiri se ndakoresha ngahe? Ntabwo mbizi. Ni amafaranga yakozwe yakoreshejwe na Ruberi. Ni amafaranga yakoze kugira ngo ubukwe buhatahirwe nyuma hafungwe. Ni amafaranga akora tout simplement. Tuzababona mu nkiko. Okay. Dore abayobozi nibafata abacuruzi nk'abamafi babirinde, nkuko birinda abantu bacuruza urumogi na za kokayine, nibirinda ababosi. Umva nkubwire, hari umumafiya wakwifuza kugira ubucuti bwa hafi na Jano Ruhunga, retired colonel, umuyobozi wa RIB. Wamugira umujyama. Nazo yakwemera ahubwo ngira ngo abishoboye yabikora. Umumafiya wabishoboye yabikora. Ntabwo bishoboka. Ariko ntabwo afande yaho umwanya abamafiya. Nubwo yaba ari umwana we yabyaye, yamenye ko ari muri drogue, ari abayobozi ibintu bitemewe. Abayobozi batandukanye nibitandukanye n'abacuruzi n'abakire. Erega bivuga abacuruzi, aga bakire bose ari abacuruzi. Nanjye ndi umukire niba ari ibyo. Ukire se neza. Waratwariye Santa Fe. Ntari twariye se nyifite. Nari nagenda twari twahurira muri Zonda bus. Twari twahurira muri Zonda. N'ubu ndava hano nyitwaye. Okay. Ngiye mfite permis maranye imyaka 20 man. Uyibitse? Imwe y'ibipapuro niyo nahereyeho yari umutuku n'amakadi. Nta kibazo. Reka nsoze rero, ni somo warivuze na message isa nk'uwayitanze. Gira icyo wongeraho dupfundikira iki kiganiro. Nyuma y'isomwa ibyavuyemo, bamurikira katiwe imyaka 4 gucibwa ihazabu ya $60,000. Ntabwo urukiko rwategetswe ko ahita afungwa. Icyemezo kikimara gusomwa, ariko kandi nta nubwo arajurira. Kugeza ubu sa nk'uduha ishusho uri kubona ya nyuma dusoze y'aho ibintu biri kwerekeza. Icyambere nuko muri iki cyumweru bajurira, kandi ubushinjacyaha bushobora kujurira. Icya kabiri nuko uru rubanza ruvuze ibintu byinshi, ko uwizera umwana w'umuntu akwiriye kuvumwa. Icya gatatu nuko nabonye ko ubutabera koko bugenekereza, buzi kumva, gutega amatwi. Nanabuze ntibamura icyari mu biganza by'abagabo b'abahanga. Abababajwe ko yakatiwe imyaka 4 mike, azakora iyo ashoboye, nayisiga nabo bazayitangiriraho. Kurya bavuga bazayitangiriraho. None nawe igihe cyose umuntu ari umugome nawe birangira bimugezeho. Nagiye mbona commentaire nyinshi ngo bampora iki n'uwafungishije Karasira. Ngo yavuze ngo kuri nyakwigerera Kizito. Ngo yavuze kuri Kizito, ngo yavuze kuri Cyuma. Buri muntu wese afite dosiye mu kabari. Ubu nawe ugize ikintu ubwo. Baserebura nka kuriya kwa Ndimbati. Utawe muri yombi. Ariko nanone nabona umubare munini usura ntari nanazi. Ntazi. Ariko hari n'umubare munini wase. Ariko hari nabaza baje kuverifiya. Bana Ruberi. Mu gusura rega ntago abantu bose baza baje bababaye. Karyo kumve. Haruje kuvuga ati kandiye karimo koko. Karyo kumve.
karyumeze niyo mpamvu usohokera muri classic icyo nzaba cyose nzakiberaho yego gira ahantu hamwe usohokera nugira umugore ugira umwe nugira resitora ugira imwe nugira imodoka ugire nk'ebyiri ijya mu mihanda y'ibitaka n'ijya kuri kaburimbo kugira ngo nuko bigenzura. Okay, sawa Jean Paul ndagushimiye rero. Nyuma y'uyu mugoroba urahita ujya he wowe? Ngenda hari ndi kureba match, ngiye kureba match ya Manchester United na Man City. Nanjye ngiye gukomereza mu karere ka Rubavu. Mfite itike ya Rwanda Air. Ugiye n'indege? I Rubavu. Indege igenda ku butaka. Konza umuntu wajya govira Rubavu ashatse kuri toilette akaza i Kigali. Oya ahubwo mama Cecile Kayirebwa ngo yashatse kwihagarika. Ni wese bavuga bagiye oya ni Nyamirambo bamuhamagaye kuri stage aravuga ati reka ngo bamufata bamujyana mu modoka bamujyana muri Serena hacumbitse arihagarika asubira mu modoka aragaruka baramwakira. Niba ari igihugu kwirakwije sente oya nawe igihugu byaravuzwe. Okay do ariko uye nazo kuboko mutabona ko ari ikintu uri gukora kitari cyiza mbamenye umuceri. Okay, pole sana kuri Bamporiki Edouard wakatiwe imyaka 4,60,000. Ibyo bifurumba bavuga wampaye nubimpa nzabifata nta wanga amafaranga ariko ntabyo wampaye ari wacyama uwe wayamaye koko ndashaka kwimuka ndashaka umugore wanjye ratwite sibazo ufite by'amafaranga uziko uri kwaka indonke mu ruhame iki nishimwe n'indonke niki nagashimwe ko twamukoreye ubuvugizi ariko ubundi wakora ubuvugizi ku kibazo kiri mu rukiko none se bagiye bareka guteka imitwe arandakaje mu bakozi beza y'aba classique Clarisse arimo Tare Karasira agera Mombasa Nairobi Mombasa Nairobi Clarisse Mombasa Nairobi reka dusorezaho ndabona urangaye fisi nakureho kamera Jean Paul wakoze abagiye gusenga nkuko ku munsi w'ejo twifurije abadivantiste umunsi mwiza abagiye gusenga Imana ibaho umugisha nizere ko ijambo bize ritaciye mu gutwi kumwe ngo risohokere mu kundi nanjye nize kandi nafashijwe ye nitwa Jean Paul Nkundineza Imana ibarinde mwese Astra Vista.